Muraho neza murakaza neza none ku Muhanda Academy nk'uko bisanzwe turagarutse mu kindi kizamini cyakozwe uyu munsi. Tugiye gukosora ikibazo ku kindi tugaragaze igisubizo cyo kuri cya buri kibazo ndetse tunagaragaze amakosa akunze gukorwa mu guhitamo ibisubizo by'ukuri. Wowe icyo usabwa ni ugushaka ikayi n'ikaramu ujya wandikamo igisubizo wahisemo, ubundi twasoza iki kizamini ukaza kutubwira muri comments amanota uri bubone muri iki kizamini. Ese uramutse ari wakoze iki kizamini wabona amanota angahe? Nawe wifuza kwiga amategeko y'umuhanda online cyangwa se ukaba wifuza kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, twandikire cyangwa duhamagare kuri 079 025 30 29 079 025 turabigufashamo. Tubwire muri comments amanota muri bubone muri iki kizamini, kugira ngo kandi isomo ryose dushyira kuri iyi channel ryagufasha gukora rimwe cyangwa se niba warakoze ryagufasha gusubirayo ukongera ugakora ugatsinda. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo amasomo yose dushyira kuri iyi channel yose ujye uhita uyabona. Kanda aho hasi handitse subscribe. Tudatinze rero reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 agomba kugaragazwa inyuma n'amatara akurikira: A. Amatara abiri yera. B. Itara rimwe ry'umuhondo. C. Itara rimwe risa n'icunga rihishije. D. Itara rimwe ritukura. Ese amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 agomba kugaragazwa inyuma n'ayahe matara? Ese ni A, ni amatara abiri yera? Ese ni B, ni itara rimwe ry'umuhondo? Ese ni C, ni itara rimwe risa n'icunga rihishije? Cyangwa ni D, ni itara rimwe ritukura? Hitamo igisubizo urari icyanyacyo muri ibisubizo uko ari 4 ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko ikosora. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya mbere ni D, ni itara rimwe ritukura. Ni ukuvuga ngo amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 agomba kugaragazwa inyuma n'itara rimwe ritukura. Agomba kugaragazwa inyuma n'itara rimwe ritukura. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda. Ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? Ni ukuvuga ngo uri umuyobozi wa velomoteri ugahura n'umwe mu nshuti zawe akagusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda. Ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite. Ese wamutwara? A. Yego. B. Yego usibye urugendo rurerure. C. Yego usibye urugendo rugufi. D. Oya. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uramutse uri umuyobozi wa velomoteri ugahura n'umwe mu nshuti zawe akagusaba ko wamutwara. Ufite imyaka 18 ariko nta yindi kasike cyangwa se nta yindi ngofero yabigenewe ufite. Ese wamutwara? Hitamo igisubizo ubona ari icyanyacyo muri ibi ngibi 4 kugira ngo uze kubona uko yikosora. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya kabiri ni D, ni oya. Nta na rimwe wemerewe gutwara umuntu nta ngofero yabigenewe. Nta na rimwe wemerewe gutwara umuntu ku kinyabiziga cyane cyane kuri moto nta ngofero yabigenewe. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo amagambo attention convoy yanditse ku cyapa cy'umuhondo mu nyuguti zitukura zishyirwa ku kinyabiziga cya mbere mu ziherekeranyije mu butumwa agomba gusomeka neza ku manywa mu ntera ya A. metero 150. B. metero 200. C. metero 100. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Amagambo attention convoy turabizi ko iyo imodoka ziherekeranyije mu butumwa imodoka y'imbere iba ifite icyapa cyanditseho ari amagambo attention convoy yerekana itangiriro ry'uruhererekane rw'imodoka. Ese ayo magambo ko agomba kuba yanditse ku cyapa cy'umuhondo kandi mu nyuguti zitukura zikaba zishyirwa ku kinyabiziga cya mbere mu biherekeranyije mu butumwa agomba gusomeka ku manywa mu ntera ingana gute? Ese ni A, ni mu ntera ya metero 150. Ese ni B, ni mu ntera ya metero 200. Ese ni C, ni mu ntera ya metero 100. Cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri kuri ikibazo cya gatatu ni C, agomba kuba byibuze asomeka agaragara ku manywa mu ntera ya metero 100. Igisubizo cy'ukuri ni C, mu ntera ya metero 100.
Ikibazo cya kane kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Mbibutsa ko kugira ngo usubize ibyapa neza ni uko ubanza kumenya, ukamenya ngo ubwoko bw'ibyapa, ubwoko bw'iki cyapa ni ubuhe. Iyo umaze kumenya ubwoko bw'icyapa umenya n'uburyo uri buhitemo mu bisubizo ufite. Ni ukuvuga ngo nk'iki cyapa ukikireba ukwiye guhita umenya ngo iki cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa. Ese ibyo byapa bikora iki? Niba bitegeka, niba bibuza, niba ari ibyo gutambuka mbere, niba kiburira, cyangwa se mbese ukwiye kumenya ubwoko bw'icyapa mbere na mbere y'uko usoma n'ibisubizo, ukamenya ngo iki cyapa kiri mu buhe bwoko. Iyo umaze kumenya ubwoko rero umenya n'igisubizo uri buhitemo uko kiri bube kimeze. Twitegereze neza icyo cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyo cyapa gisobanura iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese iki cyapa gisobanura iki? Mbere y'uko unagisubiza, ubundi iki cyapa ni kimwe mu byapa byo mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Kibuza iki rero? Kiba kibuza ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Ubwo rero niba iki cyapa kivuga, niba iki cyapa ari icyapa kibuza, turareba mu bisubizo byacu turebe ikintu kiri kubuzwa. Iki cyapa rero igisobanuro cyacyo ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ni ukuvuga ngo niba mu ishusho yacyo harimo ipikipiki, kikaba ari icyapa kibuza, ubwo kibuza amapikipiki kuhanyura. Kibuza amapikipiki kuhanyura. Igisubizo ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa: A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Ese ni A, ni mu masangano gusa? Ese ni B, ni mu bimenyetso bimurika? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Andika igisubizo cyawe ku ruhande. Mbibutsa ko kwiga wandika ni kimwe mu bintu bigufasha gufata neza ibintu wize. Nizere ko rero ufite agakayi n'agakaramu wandikamo ibibazo n'ibisubizo, kandi uze kwibuka kutubwira muri comments amanota uri bubone muri iki kizamini. Ese uramutse ari wowe wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Igisubizo cy'ukuri rero kuri iki kibazo cya gatanu ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kiri muri ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka ntabwo bikurikizwa mu masangano gusa, ntabwo bikurikizwa mu bimenyetso bimurika, nta nubwo igisubizo cya lycée ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, nta nubwo mbese igisubizo cy'ukuri ni D ivuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni uko ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ni ukuvuga ngo bikurikizwa kuva aho icyo cyapa gishinze kugeza ku nkomane ikurikiyeho, ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ni ukuvuga ngo niba gishinze iburyo, inkomane iri bukurikireho ariko nayo iri iburyo, ni ukuvuga ngo icyo cyapa, iyo ntera iri hagati aho ngaho niho icyo cyapa kiba gikurikizwa. Ni ukuvuga ngo ibyapa biburira n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Igisubizo rero ntacyo twari dufite muri ibi bisubizo, niyo mpamvu tuvuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ibinyabiziga bishobora gushyirwaho amatara amurika kure cyane, amatara kamenabihu, amatara yo gusubira inyuma n'itara rishakisha rifite ibara A ryera, B ry'umutuku, C ry'umutuku cyangwa umuhondo, D ryera cyangwa ry'umuhondo. Mbibutsa ko itara rishakisha ni itara riba rishobora kureba mu mpande z'ikinyabiziga. Ni itara riba rishobora kureba mu mpande z'ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bishobora gushyirwaho amatara amurika kure cyane, amatara kamenabihu, amatara yo gusubira inyuma n'itara rishakisha. Iryo tara rishakisha riba rifite irihe bara? A ibara ryera, B ry'umutuku, C ry'umutuku cyangwa ry'umuhondo, D
ryera cyangwa ry'umuhondo. Hitamo igisubizo muri ibi ngibi ubona ari icyanyacyo, ucyandike ku ruhande ubundi uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri rero kuri iki kibazo cya gatandatu ni D. Iryo tara riba ryera cyangwa ry'umuhondo, riba ryera cyangwa ari umuhondo. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo itara ryo guhagarara rishyirwaho gusa iyo ingufu za moteri zirengeje santimetero kibe A 350, B 125, C 120, D 50. Itara ryo guhagarara rishyirwaho gusa iyo ingufu za moteri zirengeje santimetero kibe zingahe? C ni A ni santimetero kibe 350, C ni B ni santimetero kibe 125, C ni C santimetero kibe 120, cyangwa ni D santimetero kibe 50. Hitamo igisubizo ubona ari icyanyacyo, ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya karindwi ni B. Santimetero kibe 125. Ni ukuvuga ngo itara ryo guhagarara rishyirwaho gusa iyo ingufu za moteri zirengeje santimetero kibe 125. Ikibazo cya munani kirabaza ngo mbibutsa ko umuntu ukeneye kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose n'umuntu ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda akajya gukora agatsinda, umuntu ukeneye kubona provisoire mu gihe gitoya atwandikire cyangwa se aduhamagare kuri 079 025 30 29, 079 025 30 29. Turagufasha kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya kandi provisoire kuyibona biba ari nk'itegeko. Ikibazo cya munani kirabaza ngo iki cyapa kivuga, twitegereze neza icyo cyapa. Ese icyo cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ryo gutambuka mbere. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri muri ibi bisubizo ari ikihe? Muri ibi bisubizo uko ari bine urabona iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa kivuga iherezo ryo gutambuka mbere, iyo ni A. Ese kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, iyo ni B. Ese kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, iyo ni C, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A. Kivuga iherezo ryo gutambuka mbere. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C. Gutambuka imbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo rero ni C, ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere ni ukuvuga ngo wowe ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ibinyabiziga biturutse imbere aho uri kwerekeza bigomba kuguha inzira ukabanza ugatambuka, nicyo iki cyapa gisobanuye. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo utugarurarumuri turi ku kindi kinyabiziga kitari rumoroki ntidushobora gusa n'igishushanyo cya A. Kare, B. Urukiramende, C. Mpande eshatu, D. Uruziga. Ese utugarurarumuri turi ku kindi kinyabiziga kitari rumoroki ntidushobora gusa n'igishushanyo cya kare, iyo ni A. Ntidushobora gusa n'igishushanyo cy'urukiramende, iyo ni B. Ntidushobora gusa n'igishushanyo cya mpande eshatu, iyo ni C, cyangwa ntidushobora gusa n'igishushanyo cy'uruziga, iyo ni D. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe muri ibi ngibi uko ari bine? Cyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 9 ni C. Ntidushobora gusa n'igishushanyo cya mpande eshatu. Ntidushobora gusa n'igishushanyo cya mpande eshatu. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Twitegereze neza muri iyo shusho harimo utwaye imodoka hakabamo n'utwaye igare. Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga turi kuvuga ni uriya utwaye imodoka ushaka gukatira iburyo hariya. Twitegereze muri ya foto uko bimeze. Ese wabigenza ute? Ni icyo wakora. A. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo, iyo ni A. B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere. Ese ni icyo wakora? Wavuza ihoni
umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo? Iyo ni A. B. Wakata ikoni imbere y'umunyegare? C. Wakemera umunyegare agakomeza inzira ye? Cyangwa ni D. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe muri ibi ngibi? Gihitemo ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo ni C. Emera umunyegare akomeze inzira ye. Icyo ukwiye gukora ni ukwemerera umunyegare agakomeza inzira ye. Kanda hasi handitse subscribe niba tugeze hano tukiri kumwe. Kanda hasi handitse subscribe kugira ngo amasomo yacu yose dushyiraho ajye ahita kugeraho bitagusabye ko ushakisha. Ni ukuvuga ngo buri munsi igihe cyose dushyizeho isomo, iyo wakanze subscribe rihita rikugeraho bitagusabye ko wongera kujya gushakisha. Ubwo rero kanda hasi handitse subscribe, ni mu rwego rwo kudushyigikira ariko nawe wishyigikira, kuko amasomo dushyiraho hano ni amasomo yagufasha gutsinda, ni amasomo yagufasha gukora ugatsinda. Birashoboka ari ikizamini cyakozwe uwo munsi cyangwa se ari irindi somo ry'ingenzi ukwiye kumenya nk'umuntu uri kwitegura gukora ikizamini cya provisoire. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibimenyetso byerekana imirimo mu nzira bishyirwaho na A. Abayobozi babifitiye ububasha. B. Ubutegetsi bushinzwe inzira nyabagendwa. C. Uyikora. D. Perefe cyangwa intumwa. Ese ibimenyetso byerekana imirimo mu nzira bishyirwaho nande? Ese bishyirwaho n'abayobozi babifitiye ububasha? Iyo ni A. Ese bishyirwaho n'ubutegetsi bushinzwe inzira nyabagendwa? Iyo ni B. Ese ibyo bimenyetso byerekana imirimo mu nzira bishyirwaho n'uyikora? Iyo ni C. Cyangwa bishyirwaho na perefe cyangwa intumwa? Iyo ni D. Hitamo igisubizo muri ibi ngibi ubona ari icyanyacyo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe muri ibi bisubizo uko ari bine? Gihitemo rero ucyandike mu ikayi yawe, uze kwibuka kwikosora kuri buri kibazo. Iyo wagikoze wiha inota rimwe, amanota yose ubwo akaba ari 20 kuko ibibazo biba ari 20. Uze kutubwira muri comments amanota wabonye kuri 20. Ese uramutse ari wowe wagikoze wabonye amanota angahe? Iri ni isuzuma rero, ni isuzuma ryiza rigufasha kwisuzuma nawe urebe urwego umaze kugeraho mu myigire yawe. Mbibutsa niba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda twandikire cyangwa se duhamagare. Reba nimero iri mu nguni y'ibumoso hejuru, nimero yacu utwandikire cyangwa duhamagare. Turakwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bukuganisha ku ntsinzi. Intsinzi niyo ntego yacu. Igisubizo cy'iki kibazo cya 11 rero, igisubizo cy'iki kibazo cya 11 ni C. Ni C. Bishyirwaho n'uyikora. Bishyirwaho n'uyikora ni ukuvuga ngo ibimenyetso byerekana imirimo mu nzira bishyirwaho n'uyikora. Umuntu ukora imihanda niwe ushyiraho ibyo bimenyetso. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende gifite ubuso A. Bw'ibara ry'umukara. B. Bw'ibara ry'ubururu. C. Bw'ibara ry'umutuku. D. Bw'ibara ry'umweru. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende gifite ubuso bw'irihe bara? Ese ni A. Gifite ubuso bw'ibara ry'umukara. Ese ni B. Gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu. Ese ni C. Gifite ubuso bw'ibara ry'umutuku. Cyangwa ni D. Gifite ubuso bw'ibara ry'umweru. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe muri ibi ngibi? Gihitemo nacyo ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Ndetse kandi tujya twihuta tukavuga igisubizo utarahitamo, ujye ufata pause cyangwa se usubize inyuma kugira ngo ubanze usome ikibazo neza, ucyumve neza, ubundi ubone gusubiza. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 12 ni D. Kiba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru. Iki ni icyapa kibuza. Ni icyapa kibuza, kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende. Ni kimwe mu byapa bibuza, kandi ibyapa bibuza turabizi ko biba bifite ishusho y'uruziga, bikagira umuzenguruko utukura, bikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango mu mabara y'umukara. Ubwo rero batubajije ubuso buba ari umweru. Igisubizo cy'ukuri cyari D. Ubuso bw'ibara ry'umweru. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo kubisikana bikorerwa ku ruhande A. Rw'iburyo. B. Rw'ibumoso. C. Ku nkengero z'umuhanda. D. Ku murongo ucagaguye. Ese kubisikana bikorerwa he? Ese ni A. Bikorerwa ku ruhande rw'iburyo. Ese ni B. Bikorerwa ku ruhande rw'ibumoso. Ese ni C. Bikorerwa ku nkengero z'umuhanda. Cyangwa ni D. Bikorerwa ku murongo ucagaguye. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe muri ibi ngibi?
gihitemo ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo cya 13, igisubizo cy'ukuri ni A, ni ku ruhande rw'iburyo. Ni ukuvuga ngo kubisikana bikorerwa ku ruhande rw'iburyo. Twibukiranye, kubisikana bitandukanye no kunyuranaho. Kubisikana ni igihe muba muri kugenda mu byerekezo bitandukanye. Icyo gihe rero kubisikana bibera iburyo. Naho kunyuranaho nicyo twita kudepansa. Mbese mwembi muri kujya mu cyerekezo kimwe unyuze ku wundi. Ibyo nibyo bita kunyuranaho. Naho kubisikana muba muri kugenda mu byerekezo bitandukanye, mwari kugenda undi ari kuza. Icyo gihe bibera iburyo, naho kunyuranaho byo bibera ibumoso, uretse ko nabyo bishobora kubera iburyo iyo umuntu uri kunyuraho ari gukatira ibumoso. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 13 cyari A, ivuga ko kubisikana bibera ku ruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa imbaho ni A, toni 10, B, toni 8, C, toni 12, D, toni 16. Ese uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa imbaho ni toni zingahe? Ese ni A, ni toni 10, ese ni B, ni toni 8, ese ni C, ni toni 12, cyangwa ni D, ni toni 16. Mbibutsa ko amateme ni ibiraro. Kuvuga ngo amateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa imbaho, uburemere ntarengwa ikinyabiziga kigomba kuhanyura kigomba kuba kitarengeje ni toni zingahe? Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe muri ibi ngibi? Gihitemo ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri rero ni B, ni toni 8. Ni ukuvuga ngo uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa imbaho ni toni 8. Ni toni 8, ni toni 8. Igisubizo cyari B, ivuga ko ari toni 8. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora? Twitegereze neza muri iyo foto. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, imbere hari inzira y'abanyamaguru cyangwa iyo twita zebra crossing iri imbere yawe. Abanyamaguru turabona ko bamwe bategereje kwambuka, hari n'undi mbona usa n'utangiye kwambuka. Ese ni iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora? A, kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B, kuvuza ihoni ugakomeza nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. C, tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. D, kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Ese ni iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ahangaha wakora? Ese ni A, ni ukwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Ese ni B, kuvuza ihoni agakomeza, iyo ni B. C, tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. D, kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Ni icyo wakora? Igisubizo cy'ukuri kuri ikibazo cya 15 ni A, ikintu ugomba gukora ni ukwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata A, imirongo y'abanyeshuri badashorewe na mwarimu. B, ibinyabiziga bishoreranye. C, uruherekerane. D, inzira zijye hejuru. Ese abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata iki? Babujijwe kwata imirongo y'abanyeshuri badashorewe na mwarimu. Iyo ni A. Babujijwe kwata ibinyabiziga bishoreranye. Iyo ni B. Babujijwe kwata uruherekerane. Iyo ni C. Cyangwa babujijwe kwata inzira zigiye hejuru. Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo cya 16 nta kindi ni C. Babujijwe kwata uruherekerane. Babujijwe kwata uruherekerane. Ni ukuvuga ngo abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata uruherekerane. Igisubizo cy'ukuri ni C. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo imodoka cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe cyangwa uburemere bugendanwa burenga ibiro 12,500 kimwe na velomoteri. Umuvuduko ni A, kilometero 70 mu isaha. B, kilometero 50 mu isaha. C, kilometero 80 mu isaha. D, kilometero 60 mu isaha. Ese imodoka cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe cyangwa uburemere bugendanwa burenga ibiro
ibihumbi 12,500 kimwe na velomoteri. Umuvuduko wabyo mu isaha ni kilometero zingahe? Ese ni A ni kilometero 70 mu isaha? Ese ni B ni kilometero 50 mu isaha? Ese ni C ni kilometero 80 mu isaha? Cyangwa ni D ni kilometero 60 mu isaha? Hitamo igisubizo ubona ari icyanyacyo muri ibi ngibi uko ari bine, ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Mbibutsa ko ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wabyandika muri comments, turabisoma tukagusubiza cyangwa se tukazabikosora cyangwa se tukazabivugaho mu masomo yacu akurikira. Igisubizo cyo kuri ikibazo cya 17 ni B, ni ukuvuga ngo ni kilometero 50 mu isaha. Imodoka cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe cyangwa uburemere bugendanwa burenga ibiro ibihumbi 12,500 kimwe na velomoteri. Umuvuduko wabyo ni kilometero 50 mu isaha. Kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, kikagira ubuso bw'ubururu, kikagira ikirango mu ibara ry'umweru. Ese icyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko kugira ngo usubize ikibazo neza ugomba kubanza ukamenya ubwoko bw'icyo cyapa. Tugira ubwoko butanu bw'ibyapa. Muri ubwo bwoko butanu iki cyapa kiri mu buhe bwoko? Amara kumenya icyo cyapa ubwoko kirimo, ukamenya niba uzi ubwoko, uba uzi icyo ibyo byapa bikora. Niba wamenye rero icyo ibyo byapa bikora, gusubiza icyo kibazo bizakorohera. A. Icyapa kivuga umuhanda urombereje ibice byinshi ibumoso. B. Umuhanda uyoborejwe ibumoso. C. Iki cyapa kivuga ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. D. Kata ibumoso gusa. Ese icyapa gisobanura iki? Ese ni A ni umuhanda urombereje ibice byinshi ibumoso? Ese ni B ni umuhanda uyoborejwe ibumoso? Ese ni C ni ibinyabiziga biturutse iburyo bifite. Iki cyapa kivuga ko ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, cyangwa ni D kata ibumoso gusa. Igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Cyandike ku ruhande kugira ngo uze kubona uko bikosora. Nitujya twihuta tukavuga igisubizo utarahitamo, ujye usubiza inyuma cyangwa se ufate pause banze usubize, ubundi ubone kumva igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo kuri iki kibazo ni D. Kiriya cyapa ni icyapa gitegeka. Icyapa gitegeka rero ukimenya ko ari icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, wagakwiye guhita umenya ko kigutegeka gukata ibumoso gusa. Igisubizo cy'ukuri ni D. Kiriya cyapa kivuga kata ibumoso gusa. Kata ibumoso gusa. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya yo kwicarwamo habariwemo n'umuyobozi. Ni ukuvuga ngo urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya yo kwicarwamo hatabariwemo uw'umuyobozi. A. Irenga 8. B. Itarenga 8. C. Irenga 18. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya yo kwicarwamo hatabariwemo uw'umuyobozi. A. Irenga 8. B. Itarenga 8. C. Irenga 18. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Gihitemo cyandike ku ruhande kugira ngo uze kubikosora. Igisubizo cy'ukuri rero ni B, ni itarenga 8. Ni ukuvuga ngo urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya yo kwicarwamo hatabariwemo uw'umuyobozi itarenga 8. Ni imyanya itarenga 8 hatabariwemo uw'umuyobozi. Ikibazo cya nyuma cya 20 mbere y'uko tugisoma ndakwibutsa gukanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo amasomo yacu dushyiraho yagufasha gukora ugatsinda ajya ahita kugeraho ku gihe. Kanda aho hasi handitse subscribe, ukande ku gipfunsi kiraba hejuru ndetse muduhe ibitekerezo byanyu muri comments. Muze no kwibuka kutubwira amanota mwabonye muri iki kizamini muri comments. Uramutse rero wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Tubwire muri comments amanota waba ubonye. Kandi tuributsa ko umuntu ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda n'umuntu ushaka kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose nawe yatwandikira kuri 079 025 30 29 079 025 30 turamufasha kwiga amategeko y'umuhanda ndetse n'abifuza kode turazibafatira izo arizo zose. Mutwandikire cyangwa se muduhamagare. Ikibazo cya 20 kirabaza ngo iki kimenyetso gitanzwe n'umuyobozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara
Iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara a. ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere, b. ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma, c. ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese umukozi ubifitiye ububasha turamubona muri iyi foto yazamuye ikiganza. Ikiganza kizamuye cy'umukozi ubifitiye ububasha gitegeka bande guhagarara? Ese gitegeka abakoresha umuhanda bamuturutse imbere guhagarara? Iyo ni a. b. gitegeka abakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma guhagarara? c. ese gitegeka abakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma guhagarara cyangwa ni d? nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Gihitemo cyandike mu ikayi yawe kugira ngo uze kubona uko wikosora. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo, igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo ni b. Kiriya kimenyetso uyu mukozi ubifitiye ububasha azamuye ikiganza hejuru, ababwiye abakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma guhagarara. Ababwiye abakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma guhagarara. Igisubizo cy'ukuri ni b, ivuga ko kiriya kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara ni ku bakoresha umuhanda bose baturutse imbere n'inyuma. Kabashimire rero mwebwe twabanye muri iki kizamini, nizere ko ubonye amanota wabona kuri 20 uramutse ari wowe wakoze iki kizamini. Ese wabonye amanota ngahe? Twandikire muri comment utubwire amanota wabonye uramutse ari wowe wakoze iki kizamini. Abifuza kode zo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose ndetse n'abifuza kwiga amategeko y'umuhanda, umuntu wese wifuza kwiga amategeko y'umuhanda akajya gukora agatsinda, natwandikire cyangwa se aduhamagare kuri 079 025 30 29 079 025 30 29. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza kandi abafite ikizamini vuba aha ngaha amahirwe masa.